ijambo ry'Imana, mbere na mbere hariho ijambo ry'Imana, mbere na mbere hariho ijambo ry'Imana, mbere na mbere hariho ijambo ry'Imana, mbere na mbere ryariho ryahoranye n'Imana, kandi iryo jambo ryari Imana, niryo ryaremye byose nta na kimwe kivuyemo, niryo ryaremye umucyo mwiza. Ijambo ry'Imana niryo Mana ikomeye, ijambo ry'Imana niryo Mana ikomeye, ijambo ry'Imana niryo Mana ikomeye, ijambo ry'Imana niryo Mana ikomeye. Nta muntu wabonye Imana, nta muntu wumvise Imana, nta n'uwayikozeho atari muri ryo. Nta handi Imana ituye, nta handi Imana ikorera, nta handi Imana ibonerwa atari muri ryo. Ijambo ry'Imana niryo mucyo nyakuri, 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 niryo mucyo nyakuri waje hano ku isi ngo umurikire umuntu wese. Jambo yabaye umuntu maze abana natwe, yuzuye ubuntu bwinshi n'ukuri kose. Ijambo ry'Imana niryo Yesu Kristo, ijambo ry'Imana niryo Yesu Kristo, ijambo ry'Imana niryo Yesu Kristo, ijambo ry'Imana niryo Yesu Kristo. Niryo Yesu yatubwiye ko ari ryo mwuka kandi niryo bugingo buhoraho, niryo ryeza bizera iyo barikomeje, iyo baryizeye uko ryanditswe. Ijambo ry'Imana riraryoshye cyane, ijambo ry'Imana riraryoshye cyane, ijambo ry'Imana riraryoshye cyane, ijambo ry'Imana riraryoshye cyane. Kuryumva ni byiza, kuryizera ni byiza, kurikorera ni byiza, byiza cyane. Kuribwiriza ni byiza, kuriririmba ni byiza, kurisingiza ni byiza, byiza cyane. Ijambo ry'Imana ririsobanura, ijambo ry'Imana ririsobanura, ijambo ry'Imana ririsobanura, ijambo ry'Imana ririsobanura. Ridasobanuwe n'umwuka, ridahumetswe n'umwuka, ntabwo aba ari ijambo habe na gato. Rihinduka inyuguti mu kanwa ka Satani, rihinduka urupfu iyo aribwirije. Ijambo ry'Imana rizahora witeka, ijambo ry'Imana rizahora witeka, ijambo ry'Imana rizahora witeka, ijambo ry'Imana rizahora witeka. Ijambo ry'Uwiteka ryo rihoraho iteka, kandi niryo butumwa bwiza twabwirijwe. Petero na Pawulo, Yohani na Yakobo, abo bahamya b'ukuri niryo babwirije. Mbere na mbere hariho ijambo ry'Imana, ijambo ry'Imana niryo Mana ikomeye, ijambo ry'Imana niryo Mana ikomeye, ijambo ry'Imana ni Yesu Kristo. Ijambo ry'Imana riraryoshye cyane, ijambo ry'Imana ririsobanura,
ijambo ry'Imana rizahoraho iteka, ijambo ry'Imana ni Yesu Kristo. Bene data namwe bashiki bacu, nongeye kubasuhuza mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Turashimira Imana mu gitondo cy'uyu munsi ko yongeye kudufungurira umuryango, kadutegurira ameza, ikaduha umwanya wo kugira ngo dusangire ijambo ry'Imana nk'uko ubushize twabisabye. Imana niyo itanga amahoro, Imana niyo ikingura, Imana niyo ikora, Imana niyo iduhaye aka kanya. Turacyari mu ijambo ry'Imana rivuga ngo izina ritangaje ry'Imana nzima, le nom merveilleux du Dieu vivant. Turafata akanya ko gusenga kugira ngo dusabe Imana yongere itugirire ubuntu, yongere yishurire buri wese umva iri jambo, kuko jye nk'umuntu ndamiriza ijambo ry'Imana, ariko Imana nka nyiraryo niyo irishura, niyo yemeza imitima, niyo itanga ubwenge bwo mu ijuru buha uwizeye kuyimenya, kuko ubwo bwenge nta shuri bwigirwamo, n'ubwenge butangwa n'Imana. Uko Salomo yabisabye Imana ikabimuha, niko natwe tuyisaba, kuko niyo Mana imwe ntabwo ihinduka. Reka rero dusengera hamwe, dusabe Imana ibana natwe muri aka kanya. Turagushimiye mwami wacu Yesu Kristo, mukiza ubuntu n'imbabazi, kuko utwongeye akanya mwami mu gitondo cy'uyu munsi, ukaduha guteranira hamwe kugira ngo nanone mwami twumve ijambo ryawe. Salomo yasabye neza, nyamara mwami Imana wari wamuhitishijemo, uramubwira uti saba icyo ushaka cyose ndakiguha. Uyu munsi wabibwira umuntu byashoboka ko yasaba ikinyuranije n'icyo Salomo yasabye. Salomo yasabye igikomeye, kuko yaravuze ati umurimo wawe ni munini, genda muto, none icyo ngusaba ni ubwenge butuma ngukorera bikwiye. Mwami wamushubije neza uti icyo usabye ndakiguhaye, ubwenge ndabuguhaye, kandi n'ibyo udasabye nabyo ndabiguhaye, ubutunzi ndabuguhaye, ubuhanga ndabuguhaye. Mwami ngo nta muntu uzamera nkawe kuri iyi si, ariko yabanje guhitamo neza. Witeka Mana nzima, uduhe ubwenge bwo kukumenya, uduhe ubwenge bwo kukubona mu ijambo ryawe, utwishurire, duhe ubwenge bwawe buvuye mu ijambo, ubwenge bwo mu ijuru butuma tukubona mu ijambo ryawe. Mu gihe mwami ngiye kubumbura akanwa mpamiriza ijambo ryawe riri mu byanditswe byera, uhagarare hano hamwe nanjye, wiyerekane, hamariza ijambo ryawe, wishyurira abana bawe, tanga umugisha, wumvira ijambo mwami wese, cyane cyane mu ntore zawe, umwiyereke, umuhe umugabane umukwiye. Nkaba ngushimiye mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Turasoma ibyanditswe byera muri Timoteyo wa mbere, igice cya mbere, umurongo wa 17. Timoteyo wa mbere, igice cya mbere, umurongo wa 17. Umwami nyir'ibihe byose, udapfa kandi utaboneka, ari we Mana imwe yonyine, ihimbazwe kandi icyubahiro kibi cyayo iteka ryose, amen. Turasubiramo. Umwami nyir'ibihe byose, udapfa kandi utaboneka, ari we Mana imwe yonyine, ihimbazwe kandi icyubahiro kibi cyayo iteka ryose, amen. Turasoma iri jambo mu rurimi rw'igifaransa. Nous allons lire cette parole en français. C'est Timothée chapitre 1er verset 17. Premier épître de Timothée chapitre 1er au verset 17. Ô roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu,
soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. Ô roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. Imana, umwami nyiribihe byose. Umwami nyiribihe byose ni ukuvuga Uwiteka, ni ukuvuga Uhoraho, ni ukuvuga utagira itangiriro n'iherezo, umwami nyiribihe byose. Oh roi des siècles, umwami nyiribihe byose ni ukuvuga utabarirwa iminsi, utagira intango n'iherezo, utagira itariki y'amavuko, utagira tariki yo gupfa. Umwami nyiribihe byose, oh roi des siècles, ni ukuvuga utagira kubarirwa iminsi. Umwami nyiribihe byose ni ukuvuga Uhoraho, utabarirwa iminsi, udapfa, immortel, udapfa. Ibyo birumvikana neza. Kandi utaboneka, udapfa kandi utaboneka, ari we Mana imwe yonyine, ihimbazwe kandi icyubahiro kibi cyayo iteka ryose. Immortel, invisible, seul Dieu, udapfa, utaboneka, ari we Mana yonyine, soit honneur, ahabwa icyubahiro, soit honneur, ahimbazwe, et gloire, ahabwa icyubahiro au siècle des siècles. Amen. Igihe cyose, iteka ryose. Amen. Uyu mwami nyiribihe byose, utaboneka, udapfa, niyo Mana imwe, nk'uko ijambo ribivuze ngo umwami nyiribihe byose, udapfa, utaboneka, ari we Mana imwe. Nta butatu bubaho. Umwami nyiribihe byose, utaboneka, udapfa. Umwami nyiribihe byose, udapfa kandi utaboneka, ari we Mana imwe yonyine, ihimbazwe kandi icyubahiro kibe icyayo iteka ryose. Uyu mwami nyiribihe byose, utaboneka, immortel, udapfa, invisible, utagaragara, oh roi des siècles. Nanjye mu gitondo cy'umunsi ndavuze ngo wa mwami we udapfa, utagaragara, wowe nyiribihe byose, we Mana yonyine, uhabwe icyubahiro. Nanjye mfashe akanya ko kuvuga ngo n'abanyumva tumanitse amaboko turavuze ngo uhabwe icyubahiro. Turasoma nanone hano muri Timoteyo wa mbere ku gice cyaho cya 6. Timoteyo wa mbere hano turi ku gice cyaho cya 6 umurongo wa 16. Niyo yonyine ifite kudapfa. Cya 6 umurongo wa 16. Timoteyo wa mbere igice cya 6 umurongo wa 16. Niyo yonyine ifite kudapfa, iba mu mucyo utegerwa, nta muntu wigeze kuyireba kandi nta wabasha kuyireba. Icyubahiro n'ubutware budashira bibi byayo. Amen. Turasubiramo Timoteyo wa mbere 6 umurongo wa 16. Niyo yonyine ifite kudapfa. Haleluya. Niyo yonyine ifite kudapfa, iba mu mucyo utegerwa, nta muntu wigeze kuyireba kandi nta wabasha kuyireba. Icyubahiro n'ubutware budashira bibi byayo. Amen. Nous lisons également en français dans
le premier épître, écrit à Timothée, chapitre 6, au verset 16. Qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible que ni l'homme n'a vu, alléluia, ni ne peut voir, à qui appartient l'honneur et la puissance éternelle. Amen. Qui seul possède l'immortalité. Qui seul possède l'immortalité. Qui habite une lumière inaccessible. Que ni l'homme n'a vu, ni ne peut voir. Yo, itigeze kubonwa n'umuntu n'umwe, kandi udashobora kuyibona. À qui appartient l'honneur et la puissance éternelle. Amen. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est Dieu seul qui possède l'immortalité. C'est Dieu seul qui habite une lumière inaccessible. Ce Dieu-là, que ni l'homme n'a vu, ni ne peut voir. Ce Dieu-là, comme nous l'avons vu, dans l'Épître aux Philippiens chapitre 2, du verset 5 au verset 11, ce Dieu-là a revêtu l'humanité. Ce Dieu-là a pris l'image d'un serviteur. Il s'est humilié jusqu'à mourir sur la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. C'est pourquoi Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. C'est pourquoi tout genou au ciel, sur la terre et sous la terre doit l'adorer. Ce Dieu-là est digne de louange, est digne de gloire, est digne d'adoration. C'est ce Dieu-là que nous prêchons. Yomana. Iba mumucyo utegerwa. Huko tumaze kubisoma. Hano muri Timotheo. Bwa mbere twasomye Timotheo igice cya mbere. Timotheo wa mbere igice cya mbere 16. Umwami nyiribihe byose. Uhoraho, umwami nyiribihe byose. Udapfa kandi utaboneka. Ari we Mana imwe yonyine. Ihimbazwe kandi icyubahiro kibi cyayo iteka ryose. Umwami nyiribihe byose. Udapfa. Ntabwo hari abami babiri. Ntabwo hari abami babiri. Nta n'uwakeza abami barenze umwe. Umwami nyiribihe byose. Udapfa kandi utaboneka. Ari we Mana imwe yonyine. Ihimbazwe kandi icyubahiro kibi cyayo iteka ryose. Amina. Muri uru rwandiko Pawulo yandikiye Timotheo nyine rwa mbere cya 6:16. Niyo yonyine ifite kudapfa. Iba mu mucyo utegerwa, nta muntu wigeze kuyireba kandi nta wabasha kuyireba. Icyubahiro n'ubutware budashira bibi byayo. Amen. Iyi Mana iyo dusoye mu Baheburayo cya 7. Abaheburayo 7. Murongo wa mbere. Mwami nyiribihe byose. Udapfa. Uwo mu mucyo utegerwa. Niyo watwishuriye. Niyo witugatuze. Arikunjakunja. Yigira muto. Yiyamura ikote ry'uyu mucyo uteye ubwoba. Kubera ko une lumière inaccessible. Personne ne pouvait y accéder. Alors que la mission de Dieu en Jésus-Christ était de réconcilier le monde avec lui-même. Alors mu mucyo utegerwa ntawamwegera n'umucyo uteye ubwoba, kandi inshingano z'Imana muri Yesu Kristo kwari ugucungura abaremwe, agahurira n'abizera muri Yesu Kristo. Yari akeneye kwegerwa
kandi atuye mu mujyi utegerwa byamusabaga ko yiyambura uwo mwenda w'umujyi utegerwa akambara umubiri w'umugaragu kugira ngo asabane n'abanyabyaha yaraje kurokora. Iyo niyo misiyo y'ubutumwa bwiza. Haleluya. Uyu mwami iyo dusomye mu Baheburayo 7 umurongo wa mbere, Melikisedeki uwo turasoma umurongo wa mbere kugeza kwa gatatu. Hébreux chapitre 7 du verset 1er au verset 3. Melikisedeki uwo wari umwami w'i Salemu n'umutambyi w'Imana isumba byose, wa wundi wasanganiye Aburahamu ubwo yatabarukaga avuye gutsinda abami amuha umugisha. Ni nawe Aburahamu yahaye kimwe mu 10 cya byose. Ubwa mbere izina rye risobanurwa ngo umwami wo gukiranuka. Kandi rya kabiri yitwa umwami w'i Salemu, risobanura umwami w'amahoro. Undi birahura na Yesaya 9:5 risobanura ngo umwami w'amahoro. Ku murongo wa 2 w'Abaheburayo 7. Ariko muri Yesaya mbibutsa gato ko twarahasomye 9:5. Iryo jambo ririmo muri ubu buhanuzi Yesaya 9:5. Nuko umwana yatuvukiye, dore umwana w'umuhungu, ubutware buzaba ku bitugu bye, atuka igitangaza, umujyanama, Imana ikomeye, data wa twese uhoraho, umwami w'amahoro. Ndagira ngo tugendane mu ijambo ry'Imana. Uyu mwana twarabisobanuye bihagije. Wabwiwe ko washoboye gusamwa mu nda ya Mariya, ibyo byarasobanuwe. Ni umwami w'amahoro. Hano Pawulo arimo kwigisha Abaheburayo cya 7 umurongo wa mbere ngo Melikisedeki uwo wari umwami w'i Salemu n'umutambyi w'Imana isumba byose, wa wundi wasanganiye Aburahamu ubwo yatabarukaga avuye gutsinda abami amuha umugisha. Ni nawe Aburahamu yahaye kimwe mu 10 cya byose. Ubwa mbere izina rye risobanurwa ngo umwami wo gukiranuka, kandi rya kabiri yitwa umwami w'i Salemu risobanurwa ngo umwami w'amahoro. Niwo uyu nguyu Yesaya yahanuye. Amina. Mu wa 3, ntagira se ntagira nyina, ntagira sekuruza, kandi ntafite itangiriro ry'iminsi cyangwa iherezo ry'ubugingo, ahubwo ubwo yashushanywaga n'umwana w'Imana ahora ari umutambyi iteka ryose. Haleluya. Ntagira se ntagira nyina, ahubwo yashushanijwe n'umwana w'Imana. Bivuze ngo ubwo yafataga ya shusho y'umugaragu, uko Pawulo yabitwigishije mu Bafilipi 2, ishusho y'umugaragu, kiriya gihe yafashe uriya mubiri, uriya mwana agira itangiriro ry'iminsi, ariko Kristo we ntagira itangiriro ry'iminsi. Melikisedeki ntagira itangiriro ry'iminsi. Uyu mwami w'amahoro ntagira itangiriro ry'iminsi. Son roi de paix, son roi de Salem, son Melikisedeki, son Melikisedeki, ce Melikisedeki qui était le roi de Salem, qui est le sacrificateur du Très-Haut, qui a rencontré Abraham, à qui Abraham a donné la dîme de tout. Il est le roi de justice, il est le roi de paix, il est sans père, sans mère, sans généalogie. Il n'a ni commencement de jour, ni fin de vie. Cela signifie que c'est bien lui, l'Éternel. C'est pourquoi il a déclaré qu'avant qu'Abraham fût, je suis. C'est lui qui s'est révélé à Moïse dans la buisson ardente. Et il a dit, va dire aux enfants d'Israël, c'est lui qui s'appelle je suis m'a envoyé. Je suis celui qui suis.
uyu Melikisedeki utagira nyina, utagira se, utagira amasekuruza, udafite itangiriro ry'iminsi cyangwa iherezo ryayo, ngo ariko yashushanijwe n'umwana w'Imana. Bene data, namwe bashiki banjye, namwe mwese munyumva, ukuntu guhishurirwa gukomeye kandi gukenewe mu bana b'Imana. Intore z'Imana zizamumenya. Uyu yiyambuye iyi shusho ihambaye y'icyubahiro, iri kote ry'umucyo utegerwa, ubu buhangange bw'Imana ikomeye, mu rukundo rw'Imana iremera irabihara. Muri Mariya yiremera umubiri, yiremera umubiri, afata ishusho y'umugaragu kugira ngo abone uko aba igitambo, kandi kugira ngo bishoboke ko iyo mu mujyi itegerwa ishobore noneho kwegerwa. Nibyo biri mu Bakorino ba kabiri igice cya 5. Nibyo biri mu Bakorino ba kabiri igice cya 5. Abakorino ba kabiri, 2 Corinthiens au chapitre 5. Abakorino ba kabiri igice cya 5. Umurongo wa 19. Kuko muri Kristo ari mu Imana yiyungiye n'abari mu isi, ntiyaba ikibabaraho ibicumuro byayo, kandi noneho yatubikije ijambo ry'umwuzuro. 2 Corinthiens au chapitre 5, le 19e verset. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 19. Car Dieu était en Christ. Car Dieu était en Christ. Réconcilia le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Car Dieu était en Christ. Car Dieu était en Christ. Réconcilia le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Imana yarikeneye kwiyunga n'abantu, iriba mu mucyo utegerwa. Ce Dieu-là qui habite une lumière inaccessible, ce Dieu-là invisible, que ni l'homme n'a vu, ni ne peut voir. Muri Kristo, Imana yarikeneye ko abantu bayibona. Or, en Christ, Dieu voulait que l'humanité puisse le voir son image. Muri Kristo, urundi rukundo rukomeye. Muri Kristo, Imana yashaka ko abantu bayibona, nyamara ubwayo muri kamere yayo igaragara, iba mu mucyo utegerwa. Ariko muri Kristo, kugira ngo Imana itubabarire, yashaka ko duhuza amaso, yashaka ko tuyibona. Muri Kristo, Imana yiyunze n'abari mu isi. Dieu était en Christ, réconcilier le monde avec lui-même. Imana iba muri inaccessibilité. Ce Dieu inaccessible voulait que l'humanité l'embrasse en Christ. Iyo Mana iba mu mucyo utegerwa, yashakaga ko abantu bayihobera muri Kristo, bakababarirwa, bakozwa, bagahanagurwa amarira, bagahumurizwa, bagakizwa. C'est ça le point central de l'évangile. C'est ça le centre de gravité de l'évangile. Iyo niyo shingiro y'ubutumwa bwiza, iyo niyo huriro y'ubutumwa bwiza. Ntabwo Musa yaduhuza n'Imana, ntabwo Eliya yaduhuza n'Imana, nta muvugabutumwa waduhuza n'Imana, nta muhanuzi waduhuza n'Imana. Ariko ubutumwa bwiza buratangaje ngo Imana yari muri Kristo yiyunga, yihuza n'abari mu isi. Abantu bamaze gucumura ku bw'Adamu,
hagati yabo n'Imana hari habaye urwango, ariko Imana izana ubwiyunge muri Yesu Kristo. Nta muntu n'umwe, nta marayika n'umwe, nta muhanuzi n'umwe, nta mukozi w'Imana n'umwe waduhuza n'Imana. Ariko uyu munsi umusaraba wa Yesu Kristo, amaraso ya Yesu Kristo, izina rya Yesu Kristo, Kristo ubwe wabambwe niwe uduhuza na Data, niwe uduhuza no gukiranuka kw'Imana, igatuma tuyibona. Ndasubiramo nitonze, iyi Imana itaboneka, misiyo yayo ya mbere yagira ngo muri Kristo tuyibone. Iyi Mana itegerwa yagira ngo muri Kristo tuyegere. Iyi Mana itagaragara, Imana iteye ubwoba, yashatse ko muri Kristo itumara ubwoba kuko twari babi. Nkabangize gutya, mwese abanyumva, yemwe bavandimwe bene Data, namwe bumvira ijambo, mumenye ko nta handi ubuhungiro buri, nta handi agakiza kari, nta handi kungwa n'Imana biri, nta handi kudacirwaho iteka kuri, nta handi gukira umuvumo biri, keretse muri Kristo Yesu. Uwiteka Imana ahabwe icyubahiro n'ishimwe. Le Dieu invisible s'est rendu visible en Christ. Imana itagaragara yigaragaje muri Kristo. Turabisoma muri Yohana 1:18. Ubutumwa bwiza bwa Yohana igice cya mbere umurongo wa 18. Ubutumwa bwiza bwa Yohana igice cya mbere umurongo wa 18. Uhereye kera kose nta muntu wigeze kubona Imana, ahubwo umwana w'ikinege uri mu gituza cya se niwe wayimenyekanishije. Uhereye kera kose nta muntu wigeze kubona Imana, ahubwo umwana w'ikinege uri mu gituza cya se niwe wayimenyekanishije. Nous le lisons aussi en français, Évangile de Jean au 1er chapitre. Nous lisons ici le verset 18. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père et c'est lui qui l'a fait connaître. Le Fils unique qui est dans le sein du Père et c'est lui qui l'a fait connaître. Nta muntu wigeze kubona Imana. Umwana w'ikinege uri mu gituza cya se niwe wayimenyekanishije. Twari twamaze kubibona muri Timoteyo wa mbere igice cya mbere, Timoteyo wa mbere igice cya mbere umurongo wa 17, na Timoteyo wa mbere igice cya 6 umurongo wa 16. Kuri Imana ntawigeze ayibona. Iyi Mana iba mu mucyo utegerwa. Iyi Mana idapfa, itagira itangiriro n'iherezo ry'iminsi. No mu Baheburayo 7 twayibonye umurongo wa mbere kugeza ku wa 3, wo bita Melkisedeki, utagira se, utagira nyina, utagira itangiriro n'iherezo ry'iminsi, ariko ni umwami w'amahoro. Tubihuzana na Yesaya 5 na 9:5, kuko mwana azitwa umwami w'amahoro. Duhita tuvuga ngo ni Amina, turamumenye uwo ari we. Uwo Melkisedeki ni Yesu Kristo, utagira itangiriro n'iherezo ry'iminsi, niwe wambaye umubiri kugira ngo ashobore kuba umutambyi, kuko kugira ngo abe igitambo kandi abe n'umutambyi. We ni igitambo, abandi batambyi bajyanaga ibitambo ku ruhande, ariko we ni umutambyi ujyana amaraso yo bwite. Melkisedeki ni umutambyi w'Imana isumba byose. Kugira ngo abe umutambyi mu isezerano rishya, mu isezerano rya kera, uyu Melkisedeki utagira itangiriro n'iherezo ry'iminsi yahuye na Aburahamu aje kumuha umugisha. Pawulo aramuhuje, aratubwira ko uyu Melkisedeki wahaye umugisha Aburahamu akamuha icya 10 muri byose, ari we wambaye umubiri mu isezerano rishya. Niwe, ntabwo ari uwa kabiri. Niwe wagaragaye mu gihuru cyaka umuriro. Niwe
nk'uko twabibonye ku cyumweru gishize, uwagaragaye mu gihuru cyaka umuriro niwe wiyeretse Sawuli mu nzira ijya i Damasiko, aramubwira ati Sawuli, Sawuli, ni kuki undwanya? Sawuli aturinde mwami. Kuki yamwise umwami? yari azi ko mu Bisirayeli nta wundi ugaragara mu nkingi y'umuriro uretse Uwiteka. Aturindega mwami. Ijwi riramubwira ngo ni Yesu. Birakugoye gutera imigeri ku mihunda, ni jyewe Yesu. Biravuze ngo uwari mu gihuru cyaka umuriro niwe wahuye na Sawuli. Bene data namwe bashiki banjye, uwo niwe twizeye, niwe umwami wacu Yesu Kristo. Haleluya kandi haleluya kandi haleluya. Uwiteka Imana iteka guhishurirwa aduhane umugisha. Imana rero kuki yavuye muri uwo mucyo utegerwa, ikiyamburira umwambaro, ikiyamburira iryo kote, ikambara ishusho y'umugaragu, ikambara ishusho y'umuntu? Nuko abo yashaka gukiza n'abantu kugira ngo basabane, nk'uko mu Baheburayo igice cya 2 yabivuga. Yagomba kwishushanya na bene se muri byose, kugira ngo nawe yambare umubiri, ace muri iyi si, ababazwe, kugira ngo impuhwe n'imbabazi azagirira abanyabyaha zishoboke. Yagombaga kuva muri ako kamero k'umwuka, muri uwo mwambaro uteye ubwoba w'umucyo utegerwa. Imana yawusohotsemo, yambara umwambaro w'umugaragu, yambara umwambaro w'umwana w'intama. Igira imbabazi, igira imbabazi, igira ishya, igira icyusa, igira ubuntu, ibona uko iduhobera. Iyo Mana ihimbazwe. Niyo mpamvu mu butumwa bwiza bwa Yohana igice cya 3:16 haravuga ngo, muri Yohana 3:16 haravuga ngo, kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Jean chapitre 3 verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde. J'aime ça. Kuko Imana yakunze cyane abari mu isi. Car Dieu a tant aimé le monde. Kuko Imana yakunze bihebuje abari mu isi, qu'il a donné son fils unique, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, afin que quiconque croit en lui, kugira ngo umwizera wese ne périsse point, atarimbuka ukundi, mais qu'il ait la vie éternelle, ahubwo ahabwe ubugingo budashira. Urukundo rwebuje Imana yadukunze nirwo rwatumye itagundira uwo mwambaro w'ubumana, uwo mwambaro w'icyubahiro, uwo mwambaro w'umucyo utegerwa. Ubwo buhangange Imana yemera ishusho y'umugaragu, ishusho igayitse y'umugaragu. Iyi shusho ubuhanuzi bwarayitanze muri Yesaya 53. Yesaya 53. Iyi shusho Paul yabwiye Abafilipi y'umugaragu nk'uko twabibonye. Paulo ntacyo ahimba. Paulo arahishurirwa akagaruka ku byahanuwe. Intumwa ntacyo zahimbye, zahamirije Kristo uko ubuhanuzi bwamugaragaje. Natwe ntacyo duhimba, turahamiriza Yesu Kristo uko ijambo ry'igihe ryamugaragaje rishingiye ku byanditswe. Yesaya 53. Ninde wizeye ibyo twumvise, kandi ukuboko k'Uwiteka kwahishuriwe nde? Biragoye kuko birahishwe. Murongo wa 2, kuko yakuriye imbere ye nk'ikijegijegi, nk'igishitsi cyumburira mu butaka bwumye. Ntiyari afite ishusho nziza cyangwa igikundiro, kandi ubwo twamubonaga ntiyari afite ubwiza bwatuma tumwifuza. Yarasuzugurwaga, akangwa n'abantu, yari umunyamibabaro, wamenyereye intimba, yasuzugurwaga nk'umuntu abandi bima amaso. Natwe nitumubaye. Birakomeye ariko niko kuri. Uwiteka Imana yiyambuye iyo shusho irabagirana, ishusho y'ubwiza, ishusho y'icyubahiro, yemera kwambara ishusho y'umugaragu. Ese aramutweretse
usuzugurwa, ucirwa mu maso, uvumwa n'abantu, utubahwa. Aremera yikorera uwo musaraba. Ibyo nyine birahamirizwa n'irya jambo tumaze gusoma ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, ukuntu Imana yabakunze rwatumye itanga umwana we w'ikinege. Ariko uwo mwana si uwundi, niyo ubwayo yiyambuye uwo mucyo utegerwa, yiyambura uko kudapfa, yiyambura ubwo buhangange, yambara ishusho uko Imana yayeretse umuhanuzi Yesaya. Nous le lisons aussi en français. Isaïe 53, du verset 1er au verset 4. Même 5. C'est merveilleux, c'est bon. Il faut qu'on le lise. C'est ça l'évangile. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Verset 3. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Verset 5. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses maîtrissures que nous sommes guéris. Gloire au Seigneur. C'est cette image méprisable, méprisée de tous, dédaignée de n'importe qui, que le Seigneur Dieu, le Dieu de gloire, qui habite une lumière inaccessible, lui qui seul possède l'immortalité, lui à qui appartiennent toute la gloire et toute la puissance, qui n'a ni le commencement ni la fin des jours. Il a fait son choix à cause de l'amour dont il nous a aimés, de se dépouiller de cet habit pour porter cette image méprisée, méprisable, dédaignée de tout le monde. Ukomeye, utuye, mumucho, utegerwa, utagira itangiriro n'iherezo ry'iminsi. Wewe nyine ufite kudapfa, ukwiye ufite icyubahiro, wewe nyine wo kubahwa, yiyambuye uwo mwenda w'ubuhangange kubera urukundo Imana yakunze abanyabyaha. Twese abanyabyaha, twese abo kubabarirwa, yiyambuye uwo mwenda, yambara ishusho y'umugaragu, yambara ishusho y'umwana w'intama, kuko yari afite mission, yari afite ubutumwa bwo kumanikwa, yagombaga gupfurwa ubwoya, yagombaga gucirwa ibikororwa, yagombaga gusuzugurirwa, atunguka mu muryango wa Yosefu w'umubaji, w'umupfakare, muryango w'umubaji ku gasozi k'i Nazareti. Abantu bakavuga ngo se hari icyiza cyava i Nazareti, ariko Imana bene data namwe bashiki banje ica mu nzira abantu batamenya, yaciye muri izo nzira zigayitse, ariko irimo gushakisha abana bayo. Ndayishimira ko kuva kera abayo bayibonye, none natwe tukaba twarayibonye. Uwo Melkisedeki wayo umugisha Aburahamu, uwo Melkisedeki utagira itangiro n'iherezo ry'iminsi, yaraje yambara ishusho y'umuntu. Iyo ni Amina, aho niho hari guhishurirwa, ntabwo ari undi wa kabiri. C'est le même Melkisedeki qui s'est dépouillé et qui a revêtu. Quand il voulait rencontrer Abraham,
il a porté une image d'homme. Mu gihe ashaka guhura na Aburahamu yiyambitse ishusho y'umuntu ariko mu buryo bwa marayika. Aza ari Melikisedeki. Ntabwo yavutse ashatse yiremera umubiri ako kanya uko mama nawe yamubonye, uko Aburahamu yamubonye, n'igihe yaza kumusura ari hamwe na Sara uko bamubonye. Babonye ari abagabo batatu ariko baramya umwe, afata ishusho we ashaka. Uwo nguwo wari mu gihugu cyaka umuriro akiyereka Mose, niwe waje muri iyo nkingi y'umuriro atura hasi Sawuli, afite gahunda yo kumucakira kugira ngo amugire igikoresho mu itorero rye ry'Imana nzima. Uwo wiyeretse Ananiya, uwo niwe n'ubu ukiyobora itorero. Icyatumye itorero rivuga ku munsi wa Pentekote, icyatumye yiyereka Pawulo ntabwo kirarangira kugeza igihe itorero rya Yesu Kristo rizazamurirwa. Arakiyereka intore ze, umwami Imana ahimbazwe. Uwo ashatse kwiyerekana yiyambuye ubuhangange, yambara ishusho igaragara. Ndasubiramo, kuki yiyambuye uriya mwenda w'ubwiza, uriya mwenda w'icyubahiro, uriya mwenda wo gukomera kw'Imana? Ni kubw'impamvu ebyiri z'ibanze kandi zikomeye. Cya mbere ni ukugira ngo ashobore kwambara umubiri amena amaraso, ashobore kuba igitambo, ashobore kuba umwana w'intama. Kuko hatabaye kumena amaraso nta kubabarika, amaraso atavuye nta mbabazi z'ibyaha. Hari hakenewe incungu. Niyo mpamvu ya mbere, kugira ngo aducungure. Cya kabiri ni ukugira ngo atubere umubyeyi, un parent rédempteur, umubyeyi wo kuducungura. Ni ukugira ngo ase natwe, yisanishe natwe, ashobore kuduhobera. Ngo Imana yari muri Kristo yiyunga n'abari mu isi. Cya gatatu ni ukugira ngo dushobore kuyibona, kuko twabonye ko uwo mwami wo mu mucyo utegerwa, udapfa, ari invisible, ni Imana itaboneka. Kugira ngo iboneke byasabye kwiza muri Kristo. Niyo mpamvu iri zina rya Yesu Kristo, c'est le nom merveilleux. Son nom de Jésus-Christ, c'est le nom béni, c'est le nom de Dieu, c'est le nom merveilleux, c'est le nom qui nous a été donné sous le ciel pour que nous puissions en lui être réconciliés avec Dieu. Niryo zina ryatanzwe munsi y'ijuru kugira ngo muri ryo dushobore kungwa n'Imana. Imana itagaragara yaganirije abigishwa bayo. Turimo turasoza muri Yesu Kristo, mwami wacu Yesu Kristo. Bamubajije ikibazo bati twereke so, ababwira imvugo isobanutse itomoye, arabasubiza. Natwe uyu munsi iryo jambo riradukwiye. Yohana 14 umurongo wa 7 kugeza kwa 9. Yohana 14 umurongo wa 7 kugeza kwa 9. Jean chapitre 14 du verset 7 au verset 9. Yohana 14 umurongo wa 7 kugeza kwa 9. Iyaba mwaramenye, muba mwaramenye na Data, uhereye none muramuzi kandi mwamurebye. Iyaba mwaramenye, muba mwaramenye na Data. Ariko harakurikiraho ijambo ryiza cyane kandi ryoroheje kandi ryumvikana. Uhereye none muramuzi kandi mwamurebye. Uyu Data niwe Mana, ya Mana itagaragara. Ariko Yesu Kristo aravuze ngo iyo muba mwaramenye, muba mwaramenye na Data. Uhereye none muramuzi kandi mwamurebye. Mana ishimwe. Murongo wa 8 Filipo aramubwira ati, Data uja, twereke Data wa twese, birabihagije. Ni ikibazo cyiza, kuko yari arimo abasezera
aravuga turagiye, kandi twajyaga tubona usenga data, ntumutweretse ntituzi ahari, nubwo dusezera ikintu cya mbere dushaka twereke data, biraba bihagije. uwo ni umurongo wa 8. umurongo wa 9 Yesu arasubiza, Yesu aramusubiza ati nabanye namwe iminsi ingana ityo, kandi ntiwari wamenyaga Filipo? umbonye ababonye data. Niki gitumye uvuga uti, niki gitumye uvuga uti twereke data wa twese? Nabanye namwe Filipo igihe kingana gitya, ntabwo uramenya? Hane so bene data n'abashiki banjye, namwe abanyumva twabisobanura dute birenza? Ntabwo wafata Yesu Kristo ngo mutandukanye n'Imana, cyangwa umugire kimwe cya kabiri cyayo, cyangwa umugire icyegera cyayo. Ntabwo bishoboka. Ya Mana iyo mu mucyo itegerwa itagaragara, yari ifite inshingano zo kwigaragaza muri Kristo, kuko kugira ngo tuyibone, kugira ngo tuyisabe imbabazi, kugira ngo tuyegere, bisaba ko tuyibona. Ndasaba Imana wowe unyumva uyu munsi, kugira ngo ikubabarire no kuyibona. Icyama yibwiriza iri jambo, Imana ikagumbura amaso ukayibona mu ijambo ryayo, kuko ntiwayisenga utayibona, ntiwayisaba imbabazi utayibona. Witeka Imana ikwambure inyegamo ku maso, kuko Paulo yabwiye Abakorinto ba 2:3, inyegamo ikuveho kugira ngo ubone Imana muri Kristo. Ati igihe twabaniye Filipo ntabwo urakamenya, ntabwo urambona, ntabwo uziga Filipo. Ati rwose umbonye ababonye data. Nous le lisons aussi en français, Jean chapitre 14, du verset 7 au verset 9. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela ne suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Laisse-moi encore lire. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Le 8e verset est encore plus explicite. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Le souci de Philippe, puisque Jésus voulait se séparer d'avec ses apôtres, et qu'il tenait le discours d'adieu, Philippe voulait tout simplement, pour être satisfait, que Jésus leur montre le Père. Ce Père-là que Jésus même priait. Il fallait que les apôtres aussi puissent le voir. Au verset 9, c'est très clair le verset 9. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. C'est lui qui m'a vu, c'est lui qui a vu le Père. Celui qui m'a vu a vu le Père. Je répète le verset 9. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. C'est lui qui m'a connu, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Igihe cyose nabanye namwe, none uravuze ngo ntabwo uramenya. Umbonye ababonye data. Umbonye ababonye data. Yohana 1:18, nta wigeze kubona Imana umwana wayo uri mu gituza cya se niwe wayimenyekanishije. Iyi mvugo irasobanutse. Iri jambo riri ku mugaragaro
ariko ntibibuza ko kugira ngo turyumve bisaba kurishurirwa. Ndasaba Imana yatanze iri jambo nanone kugira ngo yishurire uwaryakiriye, kuko kumubona niko kumumenya, kumumenya niko kumenya izina ryayo, kurimenya niko kumenya Imana twizera uko yagiye yishura mu bihe binyuranye. Melikisedeki wahuye na Aburahamu niwe Melikisedeki Aburahamu abwiriza nako Pawulo abwiriza Abaheburayo igice cya 7. Uwiteka akomeze ahe umugisha abana b'Imana mwese mwakira ijambo n'umutima ukunze. Mbasabiye umugisha ngira ngo no mu kindi cyumweru gitaha Uwiteka nabyemera azongera dukingurire dusangire ijambo rye. Uwiteka ahe umugisha ijambo rye, ahe n'umugisha abaryakiranye urukundo no guca bugufi mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Reka dusabe Imana imanura umugisha ku ijambo ryayo itanze. Urakoze mwami wacu Yesu Kristo, cyubahiro kikugarukire, shimwe ni iryawe, wowe Mana ikomeye, wowe Mana iba mu mucyo itegerwa, wowe Mana yemeye guhara icyo cyubahiro kwiyambura ririya kote ry'ubwiza ry'icyubahiro ryo gukomera kwawe, ukambara ishusho y'umugaragu ko wabyeretse umuhanuzi Yesaya n'abandi bahanuzi, kwemera gucunaguzwa, ukagawa, ugacirwa ibikororwa, ugapfurwa imisatsi n'ubwanwa, ugasuzugurwa, ugacunirwa ingoni, mwami w'abami, mwami w'ubwiza, mwami w'icyubahiro, ukamanikwa ku giti, ugapfa urupfu rw'umuvumo, kuko ijambo ry'ubuhanuzi riravuga ngo avumwe umanitswe ku giti, ukavumwa ngo tuvumurwe. Mwami ugasuzugurwa ngo twambare ubwiza bw'ijambo ryawe, ukababazwa ngo tubabarirwe. Ndagushimiye mwami w'abami ngo nta bwiza wari ufite bwatuma abantu bakwemera, bwatuma abantu baguhururira, nyamara muri iyo shusho igayitse hari Yawe, hari Yehova, hari Uwiteka Imana y'igitinyiro. Ndagushimira ko ibyo wayishuriye abana bawe natwe tukaba turimo. Ijambo ryawe waduhaye uriho mugisha, uyu mutsima utubure uhaze abaruta bugenakeka, wisohoreza amasezerano yawe mu mitima y'abana bawe. N'ubutaha emera mwami uzadukorera ibyiza, uzatugaburire, uzadutegurira ameza, tugusabye tukiri kuri iyi si kujya utugenera umutsima udukwiye, kuko ijambo ryawe riruta byose. Mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Uwiteka aduhana umugisha, nawe ubutaha, amen. Fata ubugingo bwanjye mwami, umurikire umutima wanjye, uko ndi wese ngutumbire, untegeke mwami Mana yanjye. Soko y'ubuzima, amahoro n'urukundo, ni wowe ntakira ijoro n'amanywa, yobora ubugingo bwanjye unkomeze, turamurige mugabane wanjye.
hafi kukiturira twura amaso doraraje vuba so